Mu mezi menshi ashize benshi bari bahugiye ku rugamba rwari ruhanganishije AFC M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru nyinshi zavugaga imirwano, gufatwa kw'imijyi n'uburyo ki M23 yakomezaga kwagura ibice igenzura. Ariko hagati muri uwo mutwe hari indi ntambara itaragaragaraga ku mugaragaro yari ikomeje kujya mbere, aho abayobozi b'uyu mutwe bari batangiye gusubiranamo na n'ubu ngubu ngo niko bimeze. Ni nambara y'ubutegetsi, ni nambara y'inyungu ndetse ni nambara yo kumenya uzagena ejo hazaza w'umuryango wa AFC M23. Raporo nshya y'impuguke za Loni yasohotse kuri uyu wa 26 Kamena 2026 niyo ya mbere igaragaje ku buryo burambuye ko hagati y'ubuyobozi bwa gisirikare n'ubuyobozi bwa politiki bwa AFC M23 hakomeje kubamo amakimbirane akomeye. Iyi raporo ntabwo ivuga gusa ko hari ukutumvikana, ivuga ko ayo makimbirane yakomeje igihe kirekire kandi ko yagiraga ingaruka ku byemezo bikomeye byafatwaga muri uwo mutwe. Ikintu gitangaje kurushaho nuko ayo makimbirane atabaye hagati y'abasirikare basanzwe, yabaye hagati y'abafata ibyemezo bikomeye kurusha abandi. Ku ruhande rumwe hari General Sultani Makenga n'itsinda ry'abayobozi ba gisirikare. Ku rundi ruhande hari Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa ndetse na Joseph Kabila kabange nk'uko raporo ibivuga. Ibi bivuze ko ikibazo kitari ukumenya uko urugamba rutsindwa. Ikibazo cyari ukumenya ninde ugomba kugenzura AFC M23 no gufata ibyemezo bya nyuma bikemezwa bikagenderwaho. Raporo ivuga ko nubwo General Sultani Makenga yakomeje kuba umugaba mukuru wa gisirikare wa AFC M23 atorohewe, kuko n'ubundi umwanya we watangiye kugibwaho impaka ndetse no gushaka uburyo ki yakurwa kuri uyu mwanya, cyane ko ari n'amakuru avuga ko Sultani Makenga atakiribarizwa n'ubundi ku buyobozi bwa gisirikare bwa AFC M23 bitewe n'aya makimbirane. Impuguke za Loni zanditse ko pozisiyo ye n'ubundi yakomezaga kujya mu bibazo imbere muri AFC M23 ndetse ngo no ku ruhande rw'u Rwanda. Iyi nteruro ni imwe mu zikomeye cyane ziri muri raporo, kuko n'ubundi isobanura ko kutumvikana kutari hagati y'abayobozi ba M23 gusa, ahubwo raporo ivuga ko n'u Rwanda rwatangiye kutumvikana na Makenga kuri bimwe mu byemezo uyu Makenga afata. Raporo rero niyasobanuye neza impamvu y'ayo makimbirane, ariko yerekanye ikindi kintu gikomeye cyane. Mu gihe Makenga yakomezaga kuyobora ibikorwa bya gisirikare, ubuyobozi bwa politiki bwo bwakomeje n'ubundi kuguma mu maboko ya Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi. Aba nibo n'ubundi raporo ivuga ko bakomeje kuyobora urwego rwa politiki rwa AFC M23. Ariko ikibazo nyamukuru cyatangiriye aho, kuko raporo ivuga ko hagati y'aba bayobozi ba politiki n'abayobozi ba gisirikare hakomeje kubaho amakimbirane. Ntabwo ari ibihuha, ni interuro yanditswe mu buryo bweruye muri raporo. Impuguke za Loni zigira ziti kutumvikana hagati y'igisirikare na politiki muri AFC M23 kwakomeje kubaho. Ariko se ubundi bapfaga iki? Niki cyatumaga abantu bahuriraga ku rugamba batangira kutavuga rumwe, batangira gutandukana? Niki cyatumaga bamwe bashaka kujya kure ya Kivu, abandi bakabirwanya bivuye inyuma? Kandi se ni gute ibi byose n'ubundi bihurirana n'amakuru amaze iminsi acicikana avuga ko n'ubundi hari impinduka zikomeye zaba zarabaye mu buyobozi bwa gisirikare bwa AFC M23? Ibi nibyo n'ubundi tugiye gukomeza twinjiramo muri inkuru yacu y'uyu munsi, igaruka n'ubundi kuri iyi raporo yasohowe n'impuguke za Loni, kuko ibikubiyemo ni byinshi cyane kandi biraremereye. Gusa ariko mbere na mbere ndabasaba gukora kuri subscribe kugira ngo inkuru n'amakuru kandi byizewe bijye bibageraho kugiye mu buryo buboroheye cyane hano kuri Kivuland News. Mu by'ukuri iyo usomye neza ingingo ya 53 y'iyi raporo, ubona ko impamvu nyamukuru itari abantu bwabo, ahubwo yari icyerekezo cy'urugamba. Raporo ivuga amagambo akomeye cyane, ivuga ko mu gihe bamwe mu banyepolitike bakomeye bari muri AFC barimo Corneille Nangaa na Joseph Kabila bari bafite intego yo kugera ku butegetsi Kinshasa, igice kinini cy'abayobozi ba gisirikare ba M23 rwose ngo ntabwo cyabivugagaho rumwe. Raporo igira iti mu gihe abanyepolitike bakomeye barimo bwana Corneille Nangaa na Joseph Kabila bari bafite umugambi wo gufata ubutegetsi Kinshasa, abayobozi benshi ba M23 bo barwanyije igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kwitabira ibikorwa bya gisirikare byarenga intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iyi nteruro rero mu by'ukuri ni ingenzi cyane.
icyo ivuga suko M23 yose n'ubundi yashakaga kujya Kinshasa, ntabwo inavuga ko Nanga cyangwa se Kabila bari bafite gahunda yemejwe n'abayobozi bose, gusa ariko iyo ntego bari bayifite. Icyo ivuga nuko raporo ishinja n'ubundi bamwe mu banyapolitiki bakomeye kuba bari bafite icyo cyifuzo, mu gihe abenshi mu bayobozi ba gisirikare ba M23 batashakaga ko n'ubundi ibikorwa bya gisirikare birenga Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo, kuko n'ubundi icyo barwaniraga no guhagarika ubwicanyi bukorerwa muri Kivu zombi, bagakomeza gushyira igitutu ku butegetsi bwa leta ya Kinshasa mu bigendanye no guha uburenganzira bungana abanyekongo bose. None kuki ubundi abasirikare benshi batashaka kurenga Kivu? Mu by'ukuri raporo nitanga impamvu zirambuye, ariko iyo usesenguye ibyanditswe muri yo hari ibintu bishobora n'ubundi gusobanura icyo kibazo mu buryo bwumvikana neza. M23 yatangiye ivuga ko iharanira umutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo n'ibibazo byihariye byo muri Kivu. Iyo rero ibikorwa bya gisirikare n'ubundi byari gukomeza bikagira hagati muri Kongo, urugamba rwari guhindura isura, ndetse M23 byari gushoboka cyane ko itsindwa bitewe n'umubare muto cyane w'abasirikare bayo, ndetse byari kugorana cyane rwose ko bagera ku ntsinzi nk'uko urwego rwa politiki ngo rwabyifuzaga. Rero ngo mu mboni z'abasirikare ngo babonaga ko ibi bidashoboka, ngo kandi ko ari ubwiyahuzi, icyo bakeneye ari amahoro n'ituze. Ariko aba banyepolitike bo icyo bakeneye n'ubundi ni politiki ndetse n'ubucuruzi bwabo n'ibibafitiye inyungu muri rusange. Iyo rero ibikorwa bya gisirikare mu by'ukuri byari gukomeza bikagera hagati muri Kongo, urugamba rwari kuba rubi cyane, byari kuba intambara idasanzwe yari guhitana abatagira ingano. Ntabwo rero rwari kuba rukivugwaho nk'urw'ibibazo byo muri Kivu gusa, rwari rubaye n'ubundi urugamba rwo gushaka gufata ubutegetsi bw'igihugu cyose. Nk'uko mwagiye mubyumva, Corneille Nangaa we yagiye anabivuga kenshi, avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bafite gahunda yo kubuhirika, ariko ntihagaragare intambwe ifatika n'ubundi itewe mu bigendanye no gukora iyo gahunda yo gutangiza urugamba rwo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu by'ukuri iyi yari impinduka ikomeye cyane mu rugamba, yari impinduka n'ubundi yashoboraga gukurura ibihugu byinshi mu ntambara no guhindura uko amahanga areba AFC M23. Birashoboka ko n'ubundi ariyo mpamvu raporo ivuga ko abenshi mu bayobozi ba gisirikare batashakaga kurenga Kivu, nubwo raporo ubwayo itavuga impamvu mu buryo burambuye. Ikindi gitangaje rero muri raporo nuko izina rya Joseph Kabila Kabange rivugwa hamwe na Corneille Nangaa muri iyi ngingo. Mu myaka yashize Joseph Kabila yakomeje guhakana kenshi ibirego n'ubundi bimuhuza n'ubufasha aha abarwanyi b'umutwe wa M23. Ariko raporo y'impuguke za Loni ivuga ko nk'uko amakuru bakusanyije bigaragaza, yari umwe mu banyepolitike bavugwagaho kugira intego yo kugera ku butegetsi i Kinshasa. Ibi rero ni kimwe mu bice n'ubundi by'iyi raporo byateje impaka mu buryo bukomeye cyane, kuko bireba umuntu wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa wifuza kwisubiza ubutegetsi abinyujije mu nyeshyamba. None ibyo bivuze ko M23 yacitsemo ibice. Mu by'ukuri biragoye cyane kwemeza ibi, kuko n'ubundi raporo ntabwo ivuga ko M23 yacitsemo ibice, ariko mu by'ukuri niho ibi byose bigana, kuko AFC M23 ni cyumvikana, ibyemezo nibigifatwa nk'uko byahoze. Ntabwo Sultani Makenga agifata ibyemezo ngo bikurikizwe uko bikwiye, ahubwo bamwe bavuga ko rwose Sultani Makenga yambuwe n'ububasha bwo gufata ibyemezo mu bigendanye n'iyi ntambara. Mu by'ukuri rero aya makuru ntabwo asanzwe gusa, ariko ibimenyetso bimwe na bimwe birahari byerekana ko Sultani Makenga atagifata ibyemezo nk'uko byahoze mbere kuva intambara n'ubundi yatangira. Mu by'ukuri kwamburwa uburenganzira ngo nta kindi kibitera, ngo nukutumva ibyifuzo by'abamukuriye. Ubwo ngubwo n'ubundi ndavuga urwego rwa politiki rw'uyu mutwe, kandi uru rwego rufite imbaraga mu buryo budasanzwe. Abarubarizwamo barakomeye, Joseph Kabila Kabange ndetse n'abandi batandukanye. Reka rero twerekeze n'ubundi amaso no ku yindi ngingo, kuko turagenda tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako, uragenda n'ubundi usobanukirwa
inkomoko y'ibi byose ndetse n'impamvu ibingibi bikomeje guteza impagarara ndetse n'impungenge mu buryo budasanzwe. Mu by'ukuri nanone iyo abantu bumvise intambara, ikindi kintu bahita batekereza n'imbunda, amasasu n'ibindi bitandukanye, ariko amateka agaragaza ko mu by'ukuri intambara nyinshi zimara igihe kirekire cyane zidaterwa gusa n'ubundi n'ibitekerezo bya politiki cyangwa se umutekano. Hari ikintu kimwe n'ubundi gikunze kuzigumishaho, icyo ngicyo rero nta kindi, ni amafaranga. Iyo umuntu witwaje intwaro utangiye n'ubundi gufata ibice binini by'igihugu, ikibazo gikurikira kiba kimwe: ninde uzagenzura umutungo uri muri ibyo bice? Ninde uzajya yakira imisoro? Ninde uzajya afata ibyemezo ku mafaranga yinjira buri munsi? Ibi nibyo n'ubundi raporo y'impuguke za Loni itangira gusobanura mu buryo burambuye, kandi niho umuntu n'ubundi ashobora n'ubundi gutangira kumva impamvu amakimbirane hagati y'abayobozi ba gisirikare n'abapolitike ashobora kuba yararushijeho n'ubundi gukomera cyane. Nubwo raporo itavuga mu buryo butaziguye ko ayo makimbirane yatewe n'umutungo, igaragaza ko AFC M23 yashyizeho uburyo bukomeye cyane bwo kugenzura ubukungu bw'ibice yafashe. Ibyo ngibyo rero ubwabyo byatumaga habaho inyungu nyinshi zikeneye kugenzurwa. Ahangaha rero ni naho n'ubundi hatangiye kuzamo amakimbirane akomeye, ari naho hatangiye kuvuka amakuru y'uko Corneille Nangaa nawe yigeze gufungwa azira kwangiza umutungo ukomoka aho M23 yigaruriye. Murabizi yaje gufungwa ariko nyuma aza gufungurwa, ndetse ngo uyu Nangaa ni nawo hatangiye guturuka amakuru y'uko mu byo yazize cyangwa se urupfu rwe rushobora kuba rufitanye isano n'aya makimbirane y'imbere muri AFC M23, aho n'ubundi urwego rwa gisirikare rw'uyu mutwe rwari rugizwe na ba Sultani Makenga, Nangaa n'abandi batandukanye, bagiye n'ubundi bagaragara mu bikorwa bigamije kwigwizaho umutungo cyangwa se ugushaka kwambura ubushobozi mu bigendanye no kugenzura uyu mutungo, bambura ubushobozi n'ubundi uruhande rwa politiki rw'uyu mutwe, ndavuga Alliance Fleuve Congo. Raporo rero ivuga ko nyuma yo gufata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, AFC M23 n'ubundi itahagarariye ku rugamba gusa, ahubwo yatangiye kubaka inzego zimeze nk'iza leta. Ntabwo ari ugukeka, ahubwo ibi ngibi biri mu ngingo ya 92 kugeza ku ya 94 y'izi raporo, ahubwo n'ubundi raporo ivuga ko AFC M23 yafashe inzego zose zashinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu ntara igenzura, maze izihuza mu rwego rumwe rwari ruyobowe n'ishami ry'imari ry'uwo mutwe. Mu yandi magambo, amafaranga yose n'ubundi yinjiraga muri ibyo bice niyongeraga n'ubundi kunyura muri leta ya Kinshasa, yanyuraga muri AFC M23 mu buryo buri direct. Ibyo rero bivuze ko uwo mutwe wari watangiye n'ubundi gukora nk'ubutegetsi bwuzuye mu bice wari warafashe, amafaranga atangira kuza ari menshi. Rero ntabwo byagarukiye mu by'ukuri mu misoro gusa. Raporo ikomeza ivuga ko AFC M23 yagesheje ubuyobozi bwayo no ku bigo bitanga serivisi za leta. Urugero, ivuga ko ibigo by'amazi n'amashanyarazi byashyizwe munsi y'abayobozi bashyizwe na AFC M23. Ikindi gitangaje nuko no mu rwego rw'ubwishingizi habayeho impinduka. Raporo ivuga ko sosiyete ya leta ya Sonasi yasimbuwe n'ikigo cyigenga cyitwa n'ubundi Imperial Asar, cyatangiye n'ubundi ibikorwa hagati muri 2025. Mu ntangiriro za 2026 nk'uko raporo ibivuga, icyo kigo cyari kimaze kwiharira igice kinini cyane cy'isoko ry'ubwishingizi mu bice byagenzurwaga na AFC M23. Iyo zose rero byerekana ko ikibazo kitari ugufata umujyi gusa, ahubwo hari no kugenzura ubukungu bwawe. Ibi ngibi rero uruhande rw'abanyepolitike ba Alliance Fleuve Congo nibo n'ubundi ngo bifuza kugenzura ibi byose. Abasirikare ba AFC M23 n'ubundi bakuru batangije uru rugamba bubakaguma inyuma. Rero hari ikindi kintu raporo idasobanura cyane muri iki gice, ariko kizwi n'abasesengura n'ubundi ikibazo cya Kongo. Rubaya ni kamwe mu duce n'ubundi dukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, cyane cyane koruta ikoreshwa mu gukora telefone, mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.
kubera rero iyo mpamvu umuntu ugenzura Rubaya aba afite isoko rikomeye cyane ry'ubutunzi. Raporo ya Loni mu bindi bice byayo yagiye igaragaza ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'imisoro ahanini ikomoka n'ubundi muri ibyo bice ari umwe mu nkingi z'ingenzi z'ubukungu bwa M23. Niyo mpamvu rero abasesenguzi benshi bavuga ko kugenzura ubukungu bw'ibice byafashwe ari ikibazo gikomeye mu mutwe witwaje intwaro. Ariko tugomba nanone kwitondera ikintu kimwe. Raporo niyigeze mu by'ukuri ivuga ko Corneille Nangaa, Joseph Kabila cyangwa se abandi bayobozi bapfaga Rubaya cyangwa se amafaranga ava mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko ibirego n'ubundi bya bamwe na bamwe mu begereye M23 bo bagaragaza ko aba bayobozi ba M23 bo bashatse kwigarurira n'ubundi ubugenzuzi kuri iyi mitungo, bakirengagiza imbaraga abasirikare ba M23 bashyize muri ibi bikorwa kugira ngo batsinde intambara. Ibi ngibi rero nibyo n'ubundi byatangije aya makimbirane, batangira gusubiranamo mu buryo rwose butigeze bubaho kuva na mbere. Kuri ubu ngubu rero icyo wamenya nuko Sultani Makenga ari kuvugwaho kuba ngo yaba yarakuwe mu nshingano zo kuyobora ingabo za leta ya Kinshasa, ngo kandi igihe kibaye kinini atagaragara mu ruhame nk'uko yagaragaraga mbere. Uburinzi yahabwaga sibwo n'ubundi agihabwa. Ibi byose n'ubundi ngo byatewe ngo no kuba M23 yarihuje na Joseph Kabila Kabange. Bamwe n'ubundi babyita ikosa, kandi kuva igihe Joseph Kabila Kabange yazaga igoma, bamwe n'ubundi bagiye bagaragaza ko Joseph Kabila Kabange atari umuntu rwose wo kwizerwa, ko Kabila ashobora n'ubundi gufata uyu mutwe wa M23 akawukoresha mu nyungu ze bwite agamije kwigarurira umutungo cyangwa se kwigarurira buri gice cyose M23 igenzura, kandi ubwo bushobozi ari ufite bwagiye bugaragara kenshi gashoboka. Kuri ubu ngubu rero icyo wamenya kandi kidashidikanywaho nuko iyi raporo amakuru akubiyemo mu by'ukuri yateye impungenge benshi, kuko kugeza amagingo ya ngaya M23 nta nicyo yari yasubiza kuri iyi raporo. Ariko nanone icyo twakitaga M23 ishobora gusubiza nicyo gishobora kwerekana ishusho mu by'ukuri y'ukuri y'uburyo kibyifashe imbere muri uyu mutwe. Ariko igihari nuko imbere muri uyu mutwe batakivuga rumwe. Ku ruhande rwa politiki ndetse no ku ruhande rwa gisirikare ntabwo bakivuga rumwe, bitewe n'ubundi n'ubutunzi bubarizwa muri uyu mutwe, bubarizwa muri ibi bice uyu mutwe wigaruriye, ndetse n'ibindi bitandukanye, aho rwose uyu mutwe wa AFC M23 urwego rwa gisirikare rwabo rutifuza gukomeza intambara ngo paka bageze i Kinshasa, ahubwo ko n'ubundi rwifuza ko iyi ntambara yashyirwaho iherezo igahagarara, bagakomeza kugenzura ibice n'ubundi bigaruriye muri Kivu zombi, dore ko ari nayo yari intego yabo, kuko ibice mu kubifata bo bizeraga ko ari ugushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa kugira ngo yemere ibiganiro, yemere ibyo M23 iyisaba. Ngaye nguko rero reka dusubire uzi kuri namakuru ahambaye cyane dufite kuri ingingo, ariko impamvu misemo n'ubundi ko twayigarukaho nuko yari kubiye muri raporo. Ariko nanone icyo wamenya nuko aya makimbirane yatangiye guhuzwa n'urupfu rwa Corneille Ngoma witahiye rwose mu mezi 3 ashize, aho bamwe mu basenguzi bagaragaza ko Corneille Ngoma ashobora kuba yarazize rwose aya makimbirane ari imbere mu barwanyi b'umutwe wa AFC M23, ko rwose iyo aza kuba yarazize urupfu rwo kuba yaraguye ku rugamba nk'uko byavugwaga, yari gushyingurwa mu cyubahiro akwiye nk'umusirikare watangije urugamba ndetse wagaragaje ubutwari muri intambara M23 ihanganyemo n'ihuriro rya leta ya Kinshasa. Mu by'ukuri impaka zikomeje kuba nyinshi, ariko nawe uraza gutanga igitekerezo uko ubyumva ibi byose.